igihe kimwe twagiye ku rugendo turi kumwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kwezi kwa Ramadan fi harrin shadid, hari ubushyuhe bwinshi cyane kugeza ubwo umuntu yirindaga iryo zuba aryikinga akoresheje ukuboko kwe. Muri bo habaga harimo abasibye n'abasiburutse bari ku rugendo. Hamza ibn Amr al-Aslami yabwiye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ati, ese nshobora kuba nasiba igihe ndi ku rugendo? Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iramubwira iti, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukomeje kurebera hamwe ahadithu siyam, hadithi zivuga ku byerekeranye n'igisibo mu gitabo cya Umdatul Ahkam, igitabo cya Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Twari twagarukiye ku muryango yise babu safar fi sawmi wa ghayrihi, babu safar fi sawmi wa ghayrihi, umuryango wigisha kubigendanye n'isafari cyangwa se no kuba umuntu yakora isafari igihe ari mu gisibo, igihe ari mu gisibo. Aisha radiyallahu anha aratubwira ati, anna Hamza ibn Amr al-Aslami qala, Hamza ibn Amr al-Aslami yabwiye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ati, asumu fi safar, yewe intumwa y'Imana, ese nshobora kuba nasiba igihe ndi ku rugendo? Ese nshobora kuba nasiba igihe ndi ku rugendo? Wa kana kathiru siyam, uyu Amri yarazwiho kuba yari umuntu ukunda gusiba cyane ibisibo bya sunna na mbere ya Ramadan, kwa mbere no kwa kane, iminsi itatu yari umuntu ukunda gusiba. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iramubwira iti, in shi'ta fasum wa in shi'ta fa aftir, nubishaka uzajya usiba uri ku rugendo, nunabishaka uzajya usiburuka. Hari umugabo umeze nkaho yaguye igihumure cyangwa se bashungereye. Faqala ma hadha, intumwa y'Imana irabaza iti, ibi ni ibiki? Qalu sa'imun, baramubwira bati uriya mugabo yasibye. Qala laysa min albirri as-siyami fi as-safar, Imana iravuga iti, ntabwo ari byiza ko umuntu, ntabwo biri mu byiza ko umuntu yasiba kandi ari ku rugendo. Wa fi lafdhi li Muslim, no mu yindi mvugo ya Muslim yaravuze ati, alaykum bi rukhsati llahi, nimujye muhitamo cyangwa mushyira mu ngiro impushya Allah subhanahu wa ta'ala yatanze, allati rakhasa lakum, mujye mushyira mu ngiro impushya Allah subhanahu wa ta'ala yatanze. Muribuka ko Allah subhanahu wa ta'ala yaduhaye uruhushya mu bigendanye no kuba umuntu ari ku rugendo, kuba yasiburuka cyangwa se igihe arwaye. Ibyo nibyo bita rukhas cyangwa se impushya. Kama qala azza wa jal, nkuko Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati, waman kana maridan, nuzaba arwaye muri mwebwe, aw ala safarin, cyangwa se ari ku rugendo, fa iddatun min ayamin ukhra, azasiburuke narangiza azishyure mu minsi izakurikira. Aha dusoreje isomo ryacu ry'umunsi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu.